Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, imodoka ikoze impanuka mu karere ka Karongi nk'ahazwi ku Rutare rwa Ndaba. Ni mu gihe ino modoka irimo iva Rubavu yerekera Karongi, birangira ikoze impanuka ndetse irangije ihita itemba. Ni mu gihe ino modoka yagwiriye abantu basaga 10, abandi bakomeretse ndetse abandi nabo bakaba bahasize ubuzima. Nanjye niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbasobanurire se iyi modoka kugira ngo igwe byagenze bitese kwera kino modoka yaguye gutya. Ese iyi modoka yari yikoreye ibiro ishoboye cyangwa yari yikoreye toni ziyirusha imbaraga? Nanjye niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbasobanurire ndetse mbabwire uburyo ki byagenze. Munyarwandakazi, nimba ari bwa mbere ugeze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse wakoze subscribe uruwa agaciro, ibyo tugezeho ni wowe tubikesha, ndetse n'ibyo twenda kugeraho byose ni wowe tubikesha. Ndetse turaza kurambura amakuru mu buryo burambuye. Ese iyi modoka byagenze bite kugira ngo igwe? Ese kuki yisanze yaguye? Ese zombi kare ebyiri ziri kujya ahantu hamwe? Ariko icyo twabashije kumenya cyo iyi modoka y'imbere yikoreye inzoga za Primus, iyi murabona ko yikoreye inzoga za Mitsingi. Bisobanuye uko rero zirimo zijya mu rugendo rumwe, zisapurayinze ikintu cyitwa byeri. No kuvuga ngo rero abaturage bakomeje kuvuga yuko ahantu hakunze kubera impanuka cyane, kubera ko ahantu ni handi bigize kwita ku mukobwa mwiza ndetse ugana ku Rutare rwa Ndaba. Murabizi ko hano hantu hakunzwe cyangwa impanuka zigize kuba nyinshi, aho bagongaga ngo babonye umukobwa mwiza mu muhanda. Aha rero habereye impanuka, niko kuhita ku mukobwa mwiza. Ndetse we wakoze subscribe ku Kidasamura TV uruwa agaciro, nawe utarakora subscribe nawe. Iyi ni incamake y'amakuru. N'imbere bwo bwa mbere ugeze ko muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe kubana nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Uno munsi turi itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, ubwo imodoka ikoreye impanuka mu karere ka Karongi, ubwo yavaga Rubavu yerekera Karongi, bikarangira ikoze impanuka hagapfiramo abantu benshi ndetse abandi nabo bagakomereka. Ni mu gihe umuyobozi cyangwa ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwigeze kuvuga yuko aha ku Rutare rwa Ndaba habonetse umushoramari ugiye gushora imari, agatangira uyu musozi kuwusatagura, ndabyita kurangaza kugira ngo hakuyemo amabuye y'agaciro. Ni mu gihe rero impanuka yabereye ahantu hitwa ku mukobwa mwiza. Ngira ngo murabizi impanuka zikunze kuhabera, ariko twakomeje kuvugana n'abaturage, baravuga ngo ahantu hakunze kubera impanuka kubera yuko n'ejo bundi hari imodoka nayo yigize kuhagwira, ariko barakomeretse gusa nta n'umwe wapfuye. Mu gihe hamwe n'abaturage natwe twahageze dusanga iyi mpanuka yabaye, gusa turavuga ngo ntago twaca kwa bino bintu tutabimenyesheje cyangwa tutabibabwiye. Nibwo guhagarara tugakamera tukabereka nk'uko muri kubibona kuri kamera zanyu. Iyi modoka murabona ko yaguye igaramye, bivuze ko yaguye ahashashe. Hagari cyo nshatse gusobanura, ariko iyi modoka arabona ko yaguye igaramye. Ni mu gihe ingenzi yayo iri hepfo, no kuvuga ngo ikakanda akakantu mukumbi rwa ngo imodoka ebyiri zirimo zijya kuri misi imwe, indi modoka ikagira ikibazo, indi ibigomba kwitegereza paka iyo misiyo irangiye. Bivuze ko iyi modoka mu gihe yaguye, iyi ngiyi ya Primus cyangwa iya Mitsingi iri inyuma, ntago iteze kuhava cyangwa ntago yahava iyi yindi idakize. Bisobanuye ko nimba muri abantu babiri mugiye mu rugendo rumwe, bivuze ngo uramutse ukuyemo umwe, undi nawe ntiyagenda. Rwa ngo waporopoje ho kuvuga ngo runaka turajya kumusura, yego wajyayo, ariko mve ko ubukoze ikintu kitari icyanyacyo. Ntacyo, reka twikomereze ku mpanuka kuko nicyo kitugenza. Iyi mpanuka yarijije abantu benshi bakomeza kwibaza, bagira agahinda bitewe n'abakomerekeyemo. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko ahantu hakunze gukorerwa impanuka cyangwa impanuka zikunze kuhibasira, aho ejo bundi ku wa kane imodoka iri mu bwoko bwa Hiyasi itwara abantu n'ibintu yasimbutse, yarangiza nayo ikagonga hano mu ikoni
kinini bikarangira imodoka yangiritse, abagenzi yari afite barakomereka kubera ibirahure by'imodoka byabatarukiye, gusa nta wapfuye ndetse nta n'uwakomeretse bihagije. Ni mu gihe bose ubu ngubu bashubijwe mu mirimo yabo itandukanye kubera yuko nta kintu cya danje byatanze cyangwa nta kintu byafashe. Bisobanuye yuko nta muntu n'uyu n'umwe, ni ukuvuga ngo imodoka yagize ibibazo ariko nta muntu n'umwe wigeze uyipfiramo cyangwa ngo ayiburiremo ubuzima cyangwa ngo ayagiriremo ibibazo. Nicyo bishatse gusobanura. Rero niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, munyarwanda munyarwandakazi, yaranje ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi amakuru meza cyane. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi Imana ibaho ubuzima buzira umuze. Abatangiye weekend, enjoy my friend, enjoy my darling, enjoy my mommy. Wow, ni ukuvuga ngo Imana udufashe twese, abinjoyinga